ati igitanda uzabona gihari cyacitse ati cyo ninge wagiciye nanjye nkajya rero mvugane uko biri kose ndihagararaho navuga ati cyambere ndi umusitari ugeze kwa muganga babiri gukora nimvuze induru nabanje ntekereza ndi umusitari nimvuze induru abantu bose baranyota cyane bazambara inkuru Ejega byageze aho ngaho ndavuga nti nibashaka bazabara ya ndongo nibashaka bazankoremo indirimbo cyangwa filime ubwo bikajya binjya buke nkihagararaho nihagazeho bigezemo hagati gaho nageze aho numva biri kundira mu ikanzu karabaye nkajya numva nazamura agakanzu nkakageza hejuru y'ikibuno urumva nkumva wenda akayaga nikankubita ku kibuno biri buze ko yose oya yari yayikuyemo kare yo twasanze yamaze kuyikuramo urumva yarasohotse ajya hagati na hagati aho twese tumureba ahagarara agira gutya amaboko aravuga mwamagari wacu baze bajya kumamba napfuye yaratarabyara nawe. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka tutangire tubasuhuza ndetse tunabaha ikaze tubashimira mwese aho muherereye mwe mwamaze gukora subscribe, twibutsa namwe mutarayikora ko ushobora kuyikora ntarirarenga kugira ngo ujye ubasha kubona notifications z'ibiganiro byiza tubagezaho. Seriza ni ikiri bari tararenga Izuba rirenze se bigenda bitwaye iki? Izuba rirenze bwabwije nta kintu kiba kigikozwe, ariko ubundi buri izuba rya subscribe ryarenga isaha yose wayikorera. Nanjye bwo nibyo n'indi bashije ni ngombwa ko rirenga cyari ritarenga saa nisa umuntu yabikora. Amagambo y'abanyarwanda azaze ryari utugani twabo twa hato na hato. Ese riza nuwe mugani mugufi yuze? Mugani mugufi yanzi Yesu we ko nkuzi uwuhe? Ndawuzi uwuhe? ngo twari myinshi se nuwuhe se basi umwe wonyine ngo utazi ubwenge ashimo umuremure kwawe nyine utazi ubwenge umuremure ubivumbuye gute se ko ntabwo nzi? Ndakuyobewe urasubura abana utagaragara urandeba ukanyibwira ubwo wanyihishe umva nkubwire umuremure nzi. Ese umugani muremure n'umugufi bitandukanye rero? Umuremure nzi shawara ni nawo mugani wantungiye ngagapfunyika kakabutindi bakarenza urugo kakagaruka agapfunyika kakabutindi. Ubwo se bishatse kuvuga nk'iki nk'umuntu yawuca ryari uwo mugani? Ni cya gihe ni mbese uwo mugani ni umugani muremure ariko umugufi wawo ni nk'akiziritse ku muhoro gasega kawuciye. Ubwo se ubwo bitandukaniye he umugufi n'umuremure? Nyine urumva agapfunyika kakabutindi impamvu bakarenza urugo kakagaruka nyine ni kwa kundi ni nk'ikintu kibi cyashatse kukubaho uko byagenda kose. Nk'umuntu waje nk'iwawe azagukorera ishyano niyo wamwirukanisha iki ntashobora kugenda. Urugero nk'umuntu so nizeye kujya ntago urwo rugero rwabarirwa umeze gute se? Meze gutya ntago ari nkumbuye se? Ntago nari ngukumbuye ahubwo kuki mama mushaka kumenya ko umuntu abakumbuye? Nabazaga ntago nari ngukumbuye rero urumva naragukumbuye ngera aho ngaho kubera gutinda kukubona ndagukumburuka. Urankumburura wava mu muhanda batakugonga basi gira ruguru. Uyu muhanda ni wawe ga ukora umuganda ina? Oya ntago ari ntango ukora pe ariko hose nawo hakora. Uno muhanda rero ni w'ababyeyi kuko uyu muhanda uva kwa muganga. Iri vumbi rigiye kunyicira umwana. Uyu muntu disi ashyizemo imiyaga abonye akana ahita aca hepfo. Aseriza uzi ko bambwiye ngo ugiye gukingiza ngo wagiye gukingiza simbyemera. Ni ukuri nari nagiye gukingiza ibaze ko ari we muntu wa mbere mbonye mpetse umwana we na muganga wankingiriye. Umwana ariko yapfundutse akanuza akashumi nano yapfundutse wagicucu umwana wanjye n'ijerekani. Oya kano kari kamutwikire kari kavuyeho agashuka none se babyita icyo ubundi ubwo mu kinyarwanda gisobanutse yabeyutse. Ishuka yabeyutse ase ni ishuka ubundi nagashuka niko bakita ko gutwikira umwana. Ese wabaye umubyeyi? Ngewe mama Ojo. Umwana yitwa gute? Yitwa Ojo. Ese riza ubunyano mwaraburiye? Ubunyano ntabwo twaburiye. Kubera iki se? Kubera ntarabona amafaranga yo gukora ubunyano.
ubunyano si ngo ni ibintu byinshi cyane iyo mu bunyano ni iki bakoresha ni iki ngo bakoresha ngewe reka nkubwire uko ubwanjye nabukora kuko ubw'abandi ngo bashyiramo n'utubyi tw'uruhinja ngewe rero natumira abantu abagurira fanta oya ndi kuvuga n'inyama n'ubugari ndi kuvuga ubundi nkaba tukita umwana izina ndi kuvuga mu buzima busanzwe ubunyano kera nyine bakoreshaga iki ngo bashyiragamo utubyi tw'uruhinja mukize badushyiraga muki mu biryo batekeye abarya ubunyano byabaga ari ibiryo bimeze bite se byabaga ari ibiryo byiza njye nigeze kujya ahantu kurya ubunyano nsanga nyine batetse ibiryo byiza umuceri n'inyama n'ibishyimbo ku ruhande bakaranze noneho kubera twari abana badushyirira ku ipurato ngo dusangire noneho umuriro uba uragiye uri kumva mpita nkusanya utunyama twose twari turi imbere y'abandi bana ndaturya mpita nyine ndangiza ubunyano bwanjye mpita mpaguruka kuko sindya ibishyimbo gusa njye utwo tubyi ntatwo nabonyemo ubanza muri generasiyo yacu twari twaracitse kandi twarashize cyangwa twari twaracitse neza abana ushatse kuvuga ko abana bo muri generasiyo yacu batanyaga ushatse kuvuga ko abana bo muri generasiyo yanjye batanyaga none se Liza ko wambeshye nakubeshye nte wambwiye ngo ningere mu rugo ngo uraje uhansanga ko ngo ugiye gukingiza ahubwo ko twavuganye ko ngusanga mu rugo wagiye kunsanga kwa muganga gute waje kunsanga kwa muganga duhuriye mu nzira cyangwa dore ko abantu bubu mutajya mwemera wabona nawe washakaga kumekinga shuwa ko umwana wanjye akingizwa cyangwa adakingizwa oya ntabwo ari ibyo numva nabajije abaturanyi mbonye izuba ribaye ryinshi barambwira ati se twakurangiye kwa muganga ko ubu mwahura agaruka none koko twahuye ngaruka ubu si iyo ntega iyo ntega nanjye mbona gutega wari kumbona utese kandi nateze ndi kugaruka urumva nyine nari kuguhamagara kuri telefone ariko rero ufite ingeso yo kutitaba telefone Liza ntabwo ari ukutitaba telefoni iyo umwana wamaze kumukingira amana bari kurira byataye ese buriya habaye inkingo zingahe zigenerwa abantu ni nyinshi ni nyinshi we ni nyinshi nk'urugero babakingira ibintu byinshi cyane imbasa mugiga ni byinshi cyane ese ubundi izo ndwara agakwega ni byinshi cyane nta kandi kabaho akaniga ni byinshi akarongo ese we kuki nabyaye abakunzi bacu bo kuri Kigali News Channel ntibampemba ko muri abana babi twashatse kuza gusura ceceka ntabwo mwashatse kunsura nta nubwo ari nabo bana babi ni we mwana mubi ceceka rero njye ndashinjwa iki rero urashinjwa kubahisha kubampisha wabyaye urashinjwa kubampisha icyo cyaha kirampama kandi nabari kumpemba pe kuko harimo inshuti zanjye harimo abana beza byatari inshuti zanjye ngo basi tubwire nimero yawe nimero yanjye se si 079 59 134 39 iyo niyo nimero yawe Liza ni ikihe kintu giherutse kugusetsa ubwo uheruka guseka cyane mperutse guseka kuko ndi kwishaza ndakennye ntabwo mperutse guseka rwose ubwo waseka warabyaye ukishyura 100% waba useka iki subwa i Kigali wajya kwa muganga ukabyara nta mituweli ukishyura 100% ugaseka iki Kigali aga uzi ko ubanza ukunda guseka ubusa okay Liza basi mbwira ikintu sibyo ujye ureba ukakiburira formule kuri iyi si cyagucanze njya ndeba cyakuyobeye nkakiburira formule ikintu rero ndeba nkakiburira formule reka nkikubwiye ni G-Tough kubera iki se G-Tough ubwo ni umuntu mbona ari umuntu ucanganye ubona acanganye gute mbona utamenye ibye utamenye ibye ese Liza G-Tough uzi gucanga gute sharancanga pe ariko banza atari nanjye gusa amenya acanga benshi G-Tough okay nta kindi kintu ubwo nuvuga ni umuntu we ugucanga okay nese Liza iyo umwana arize umuhoza ugendeye ku kibuza ashaka iki nk'umuntu abyaye bwa mbere umwana akamurirana mu rugo yamenya ko iki ku mwana ntago ibere ngewe yarize ubwo ganye kisa kari cyabashaka nk'urugero nk'agasimba kamuriye none se niba atari ry'abashaka ko ndimuha ko hari igihe ababuze uko agira nyine uramusuzuma rega umwana ugomba kumwitaho ukanamwambura imyenda ukareba ko ameze neza ukareba
ukareba ko yishimye nyine nk'urugero hari nk'akantu kamuriye ntabwo yabasha kwishima kandi ntiyabikubwira ukamukiza gute ararira nyine ukareba kandi ikindi nta n'akantu karya umwana kuko nawe umushyira ahantu wizeye urumva akantu ujya gushyira umwana wawe kandi w'uruhinja uko biri kose uba uhizeye ntabwo ari hahantu hapfa kuva akantu ako ariko kose gashobora kumubaho iyo arwaye se nk'ikintu runaka bibwirwa n'iki ararira nyine nk'iyo arwaye nk'indwara runaka ararira iyo arize se ubwirwa n'iki arwaye umujyana kwa muganga si icyo abaganga babereyeho se uramujyana ukababwira uko nyine ameze Liza umunsi ujya kubyara byari bimeze bite inda yarakundiriye gadi ceceka unyibutse uwo munsi mu buzima ku isi n'ubuhamya inda yarandiye ngera aho ngaho twigendera uzi ko inda yandiye nagera ngo ngafata ingamba nshya ingamba zimeze gute ntazo wari wiriwe mu biki se wari uri hehe byagenze bite wamenye byagenze narabyibutse mu gitondo cya kare numva nta ribi ariko najya nicara nkumva ntabwo byicarika ariko nyine nkihengeka niriwe nihengeka mbese ariko nkumva nta ribi nanone nkajya numva utuntu turi kundya buke buke nk'umuntu ugiye kujya mu kibada avuga ati noneho hari ukuntu rero buriya abagore barashukana hari ukuntu bagushuka ngo ni imigendo ngo ni kwa kundi ngo bitangira kurya bukenga ariko igihe cyo kubyara ngo kitaragera mbese biba bimeze nk'aho biri kuguteguza nanjye rero nkajya mvuga nti ni imigendo bwira ndi muri ni imigendo ngeze nko mu masaa 8 nsonga ubugari ndarya ariko byatangiye kujya bimfata cyane bikamfata nk'iminota nk'ibiri bigahita byongera bikandekura noneho byandyaga nk'umukandara gute byazengurukaga inda no mu mugongo byandyaga bizenguruka neza rero ndatekereza ntibura biraza gushira ko se ubwa mbere utuntu twari tunyirishije gutyo twa feke bikarangira twongeye tukanashira turandiye pore tunjya turekera bigezemo hagati nsonga ubugari nko mu masaa 8 z'amanywa ndarya maze kurya ariko bikajya bimfata nkaba ndetse byandekura nkarya kongera ukarya byamfata nkaba ndetse byandekura nkakata amatonge amwe ya danje bigezemo hagati rero nko masaa 12 saa moya numva ishyamba siryera za nimugoroba vuga ntariko wajya kwa muganga nkababwira ikibazo mfite nabwiye umugore tubana mu gipangu ntariko reka nkubaze utuntu twahereye kare tunjya pore none nkaba ndi gushaka kunyara buri kanya bimeze bite twari tumeze ngo nk'umukandara gutyo byandyaga bizenguruka nk'umukandara ubwo bimeze bite umugore arambwira ati have utazibeshya ukajya muri toilette uri kuribwa umeze gutyo umwana agatakaramo burya ati ahubwo jya kwa muganga urebe wagwane singeze kwa muganga baransuzuma arambwira ati ariko rero biri mu nzira ati ntabwo birakomera ariko biri mu nzira uyu munsi nta ushobora kutawurenza ati ahubwo bugumye ahangaha niko yahise akubwira mba ndahagumye bikajya bindya buke nkajya ndeba abona hasanze ukuntu basizoye nkabona birashekeje wabonaga bisekeje none se iyo erega burya iyo utaramenya ibyo ari byo ubuzi ngo biroroheje mbona birashekeje mbona abandi bazagaye induru ni zose iki wowe wabipinze ubona ari ibintu nkajya mbona nyine birashekeje adasa gute igikoma bazakimpa kubera ko ni kosa pe urumva ngo niba adasa gutyo urumva ubwo bigezemo hagati rero shahu gadi ubwo byari bigeze nka sangahe byari bigeze nko mu masaa 5 saa 4 gutyo wa saa 4 n'igice kuzamura kugera kuri saa 5 tugende niho byari bigeze byageze aho bibaseriye z'ijoro ibimpindurana isura ndaba uzi ikintu cya mbere nahereyeho nabanje nibagirwa itariki
tariki washaka gusa muri kumenya itariki y'iki? Ntabwo mbizi, nta kintu nashakaga no kumenya kandi nibagirwa isaha. Uzi ko nibagiwe niba turi ku manywa cyangwa nijoro. Oya nibakugonga ariko ntabwo bangonga. Nibagirwa niba turi ku manywa cyangwa nijoro. Ariko ubwo nkajya nihagararaho kubera ko abagore twajyaga kuganira akambwira, hari umugore twabanaga mu gipangu yarambwiye ati nugera kuri centre de santé ya hano igitanda uzabona tuzamukire hano nta kibazo. Ati igitanda uzabona gihari cyacitse. Ati cyo ninjye wagiciye. Kubera iki? Ati ndayarandiye nca bugufi ndakikorera. Ndara muri yenga gicengera munsi ngo yarangiza akajya yihangana ngo akunamuka ngo akagiheka agacishamo akakikorera. Arambwira ati nagezeyo indirange urumva ati ndakambakamba ikanzira cika. Ni ukuvuga ngo yabuze uko bigenza afata ibimuri hafi. Yarambwiye ngo yazengurutse centre de santé akambakamba ikanzu yagiye yambaye iracika mu mavi. Nanjye nkajya rero mvugane uko biri kose ndihagararaho navuga ati cyambere ndi umusitari. Kuki se kwa muganga babiri gukora? Nimvuze induru nabanje ntekereza ndi umusitari. Nimvuze induru abantu bose baranyota cyane bazambara inkuru. Ega byageze aho ngaho ndavuga nti nibashaka bazabara ya ndongo, nibashaka bazankoremo indirimbo cyangwa filime. Ubwo bikajya binjya buke nkihagararaho nihagazeho. Bigezemo hagati gaho nageze aho numva biri kundira mu ikanzu. Karabaye. Nkajya numva nazamura agakanzu nkakageza hejuru y'ikibuno. Urumva? Nkumva wenda akayaga nikankubita ku kibuno biri buze koroha. Bitari bunjye cyane. Ariko nshinga iryinyo kurindi tu ntabwo nigeze mvuza induru. Ariko inda yarandiye ku munota wa nyuma nenda kubyara. Nanyujijemo ndavuga ni oya wenda kubyara vugije induru. Nanyujijemo nkanyuzamo. Noneho hari umugore gadi. Ntumbwire. Inda yariyembye. Ga yarasohotse. Ajya hagati na hagati aho twese tumureba. Akuramo imyenda yose. Oya. Yari yayikuyemo kare yo twasanze yamaze kuyikuramo. Urumva? Yarasohotse ajya hagati na hagati aho twese tumureba. Ahagarara agira gutya amaboko. Aravuga ngwamuga ngwamagari wacu baze bajya kumamba napfuye. Yaratarabyara nawe. Noneho shaho. Nyine urumva indira kuryaga, indira kurya ukumirwa kikakurenga, indira kurya ngewe noneho gadireka nkubwira ikibikinda. Inda yego ni nziza kubera ko ikurya iri buve mu mwana uzishimira ugakikira urumva. Inda ni nziza kubera ko hari abantu benshi cyane bayifuza bayibuze. Urumva? Ariko reka nkubwira ikindi kibi cyayo. Uzi ikintu kikurya utazi ngo kirakira ryari. Uzi ikintu kikurya utabona umuti ugabanya uburibwe, ahubwo byibuze n'umuti ushobora kubona ari uwongera uburibwe. Eseriza kwa muganga nta kandi kanini wenda cyangwa se agashinge bashobora kugutera ukabyara utababaye? Nta aho keretse bakubazi. Iyo bakubaze no gutera ikinyabwo. Ariko n'ubumuga ntago wabyifuza. Okay, no kuvuga ngo ibise nta muti ugabanya uburibwe. Ugabanya uburibwe bw'ibise ahubwo habubyongera. Ubwo so kugira ngo wumve ukuntu ibintu by'abaganga biba biri seriye. Aho kugira ngo baguhe umuti ubigabanya ahubwo baguha ubyongera. Kugira uwo ngo ubyongera uvura iki so? Uvura iki? Kugira ngo bikuryeho kurushaho se. Utuma bigira vuba, utuma ubyara vuba ariko reka nkubwire. Iyo bawuguteye uramansura wo noneho. Oya. Ego mana yanjye iyo bawuguteye ubyina nka babagore babasinzi. Nta muntu uri kunsetsa nk'uwo wahetse igitanda akagishyira ku bitugu ke. Yarambwiye ati igitanda uri buhasange cyacitse. Ninjye wagikonyeye. Ni icyanjye. Ariko reba gukamba kugira ngo mve ukuntu reka nkubwiye abagabo mujye mwubaha abagore n'ukuri kw'Imana. Nta kintu tuba tutakoze. Nukuri abagore nabo kubaho. Ariko reba gukamba bambaye ikanzu nk'iyi. Kugeza icitse.
kugeza icitse mu mavi. warangiza umugabo akagufata uzi ko ikanzu icika nk'ikabutura bakorana ikiyede. ni ukuvuga ngo okay none se wowe byarakuriye nyine ubura icyo ukora ariko finalizo kubyara. Noneho shareka nkubwire gahinda yarandenda banza nihagararaho ndaceceka bigezemo hagati n'umuganga akagenza naho blagere gatugaseka. Noneho hari ukuntu ugera kwa muganga kubera ko umuganga kubonye kandi asanzwe akuzi akajya kubera ko ajya abona uganira cyane abona useka abona ugira blage nyinshi akagira ngo biracyari kwa kundi akagira ngo ni bya bindi kandi amazi atakiri yayandi. Noneho umuganga yanyozaga amakaza ariko ndabagiraho Riza ariko se Riza urumva umeze ute? Atumeze neza. Yego nyine ntiwamurenganya akabagira ngo anagukomeza umutima. Abagira ngo anagukomeze anakuvugishe ubone ko ibintu urimo yego biri kukurya ariko biraza gushira. Ariko wowe uburibwe uri kumva uba wumva kugira ngo bishire ari ubuhamya bitari buze gupfa gushira. Ubwo rero iyo umuntu azaseka afite akamwenyu umureba ukibaza uti nk'uyu yasekejwe n'iki muri iyi si. Ntabwo babyo yanjye ni ukuri mujye mwubaha abagore. Uzi umwana ncegaje kuzabyara sigaje kuzareba umuntu utabyara ko umwana araryoha nkamubyarira akana kakamwihera. ubwo se kazababyara umwana uzamukura umwana uzamukura he ku mugabo wawe hanyuma nurangiza mujyana ahandi ku mugabo wawe hanyuma uzabyara umwana n'umugabo wanjye se urabizi ko mufite nyirwa nanjye nibyo ndi kwibaza ko umuntu azaba atabyara. Nzamubwira ashaka umuntu yumva yishimira umuntererera nta murumuna we cyangwa undi muntu naba ari umugore nzabikorera umugore ntabwo nzabikorera umugabo. Okay Elizabeth ariko wabyaye neza na mahoro ntaribi nabyaye neza ahubwo ndakennye ni mu mpembe tuzaza bwamemba kwanza kuri kamera se kuri kamera hanyuma se wabahembeye kuri kamera biranga kugira ngo bamushyire igikoma n'agatoki ibyo nibyo nsigaje kuzana. Igikoma cya Gadi rwose igikoma cyanjye se ni ukuntu wabwa ukunda igikoma wakinsanira ugasiga ifi idashize. No mu rugo nta muntu ukunda igikoma tugira. Shaga ukunda igikoma reka nguteze abantu reka mena umuceri mugani wa nzovu wambonye ryari ndi kunywa igikoma ukunda Gadi niwe muntu waduye systeme yo guhoza agakoma gutya. Wambonye hehe ryari twari turi nkubwiye ko ukunda agakoma ngirira ibanga ukunda agakoma n'agafiriti ahubwo no kumparabika nkundi n'amata undi nshyushyu. Amata nayo urayakunda cyane ariko noneho agakoma nagiye kure ni akantu de special. Urumva wishimye se basi kuba umparabitse Erega nakubwiye ko nta mugore uzambonana. None se ko utari we nzashaka Riza Gadi uzagumirwa nta n'umugore wapfa kukwemera. Hari ikintu bigutwaye se kugumirwa ntabwo uzi kwita ku bakobwa kandi abakobwa bakunda umuntu bitaho. Usetse iki se nta muntu se wakubwiye atyo nta muntu urakubwira atyo nta muntu urakubwira atyo kuko igihe wabereye ishwe bazabikubwira humura. oya rese Riza umukobwa ashaka kujya bamwiteho gute? Abakobwa bakunda ngo umuntu bitaho da. Buriya ariko uwanjye buriya ntabwo araboneka Riza. Uwawe ntaraboneka ahubwo se wowe uzaboneka ryari? Imana nibyo kari wowe uzatuma abo wawe ukaba ntawe utuma abo wawe n'ushatse kuba wawe ko mbona witarataraguritsa. Riza rega ni akazi mwana. Nta kazi kara ariko ahandi umeze neza ubuzima bumeze neza kandi nkubwira ko nkennye ubuzima bumeze neza se butu bungu burabona na mwe igikoma ndasiga nkikuguriye. Urangurira ikiminsi ngaho ubwo iminsi mike iyo nshobora ako ntaribe gato kava kwiguye akavuye ku mwanzi ntikaba gato. Ese nagaki kava kwiguye n'inkibiguye ni inkibi bavuye nje numvishe iguye inkisi iguye imva iyo ariyo ntayo nzi. Okay Riza nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye twaganaga yashize iminsi. Tugende mu rugo rero ujye kwakira umushyitsi. Tugende njye kukwakira pe.
gusa nari nkumbuye n'abakunzi ba Kigali News Channel n'ukuri nari mbakumbuye kuganira namwe kandi ubwo nabyaye tugiye kujya tuganira kenshi ariko warahindutse n'ukuntu usigaye narananutse sha kubera nabyaye ngakena nuko ariko icyambere nuko utarwaye ntabwo ndwaye pe ndwaye mu mufuka ariko ahandi ntari oya humura icyo ngicyo nacyo Imana buriye rega ibirimo bwa rero reka tubasezere dusezera abantu kandi turabakunda nari mbakumbuye ubutaha n'ingaruka nzabereka akabebe kanyu ariko turashaka kuzaza kugira kugusura sibyo ego tuzaza kugusura sibyo Liza ubu rero reka dusezera abantu reka mbasezere kandi ndabakunda mbibutse munakore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho ciao ciao Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.